Yo, what's up guys, mumeze mute? Kuri ubu ngubu rero ibintu ni show ngira ngo muri kubona couple nshyashya, couple itari imenyerewe kabisa. Umusore wacu Konde Boy aka Harmonize agarutse ari mushyashya nyuma yaho yari arimo arakundana n'umutaliyani-kazi. Kuri ubu ngubu rero ari gukundana n'ubundi twakita umukobwa ukuze, dore ko panze muri East Africa cyane cyane bo muri Tanzania tubamenyereyeho wo gukundana n'abagore bakuze cyangwa abakobwa bakuze. Ibi rero bije nyuma yaho Diamond nawe yarakundanaga n'icyamamare cyangwa umugore bita The Lady Boss, abenshi bazi nka Zari, dore ko yamurushaga imyaka 13. none ubu ngubu uri kuvugwa ni Harmonize aka Konde Boy, uri gukundana n'umukobwa w'umumodo bita Kajala rero ni umugore ukuze, twavuga ko arusha Konde Boy nk'imyaka 10, dore ko uno mugore afite n'umwana w'imyaka 14. ariko Harmonize yaravuze ati ntacyo bimbwiye mu rukundo, ntago nzitizi zibamo kabisa, iyo wakunze uba wakunze. Kuri ubu ngubu rero Harmonize ni mushyashya mu rukundo, dore ko baniyandikishijeho tatuwaje. Dore urabona kuri Harmonize hariho K, no kuri wa mugore hariho H ivuga Harmonize, K ni ya Kajala. Kuri ubu ngubu rero dore mu bitaramo byose barasohokana, ahantu hose baba bari kumwe. Bivuze ko urukundo rwabo rugeze kure kabisa, ntawe wabatangira. Kuri ubu ngubu rero dore Harmonize nyuma yo gutandukana n'uriya mutaliyani-kazi, kuri ubu ngubu uriya mutaliyani-kazi yakamejeje ngo azamujyana mu nkiko, nyuma yaho Harmonize yajyaga amubeshya ko uno mukobwa ari mushiki we, kumbi bagiye kwirira show bakanaryamana. Rero aravuga ngo agomba kumujyana mu nkiko, yaramubeshyaga igihe cyose babaga bari kumwe.